suzugura umuntu ngo ni buzizi ejo bundi agafata mikoro akavuga Imana isoni zikakwica. Usuzugura umuntu ngo ninda ejo bundi Imana ikamukarabya mu kanya nk'ako guhumbya, Imana ikamuha mikoro akavuga Imana ukumva urapfuye. Abigisha hari igihe ubonaga wenda bari nko kubyina ukabona ni ingwatira, ukabona umukobwa bari mu rusengero, ukabona umukobwa n'umusore bameze batyo, nahaguruka nkababaza ntari kuzi ko wagira ngo mwari muri buwate, mwibuka ko aha muri ari ku ruhimbi, inuzi ko muvuze ibikobwa mukavuza induru ukagira ngo muri sitade. Ibibazo hari n'uwigeze ambwira bari barakumbwiye ngo ufite amavuta ariko sinzi ko ari uko uteye. Ese gute muyobozi? Oya rwose ufite amagambo atyaye nakuze amagambo nimba atyaye akaba ajyanye n'igihe abo yabwira bakaba nabo batyaye gute? Nta kibazo, mbese ukaba nk'umuvumbyi kavumba wari. Mu Basilamu hari abantu bitwaga bakavumba wari, baba Basilamu muri mwezi Ramazani, bakambara ikanzu kugira ngo bajye kuvumba umuceri. Nawe nakugira akavumba wari ariko nta Reka tubasuhuze mwese abadukurikiye muri hirya no hino ku isi mu migabane itandukanye. Imana ibaho umugisha. Nitwa Ikuzo Emi, ndashima Imana ko tumeze neza, turi amahoro. Hanyuma ni Kwihumure TV. Kwihumure TV rero tugira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana kandi umuvugabutumwa ndetse umuhanuzi Mama Charlene, mu nama, mu biganiro ndetse no mu nyigisho zitandukanye. Twaramwumvise na n'uyu munsi twongeye kumwakira kugira ngo tugirane ikiganiro kitari icy'imfabusa kuri wowe no kuri njyewe. Mama Charlene uraho? Yesu nashimwe. Tugira umugisha wo kubana nawe ku Ihumure TV. Suza abantu bakurikiye Ihumure TV. Ndasuhuza abantu bakurikiranye Ihumure TV, ni muhumurizwe rwose kandi mujye mugira ihumure pe. Amen. Uko murebye ihumure mujye muhumurizwa. Amen. Ndabashuhuje rero abari mu Rwanda n'abari mu mahanga, mu bihugu bitandukanye, by'umwihariko bari abantu bakora comment ndabakunda. Abantu bakora comment baba bakwereka ko bafite n'umwanya, banakwitayeho, izaba ari imbi izaba ari nziza, ni abantu b'agaciro. Kandi bajye bakomeza nyine bakore na comment bakore like it. Imana bamugisha cyane. Reka tubashimire mwe mwamaze gukora subscribe. Imana bamugisha, mwarakoze cyane ku Ihumure TV. Nawe utarayikora uyikore kugira ngo dusangire byinshi by'umumaro. Si ibyo gusa rero kandi nanone commenting uko yavuze ni ngombwa, wabaza ikibazo cyangwa se nawe watanga igitekerezo. Hanyuma kandi niba ukunze ibiganiro ukore like. Hanyuma rero kandi niba ugiye kudutera inkunga cyangwa se ituro ryawe, reka tugusabe ko nta kindi ukora usibye gusangiza benshi ibi biganiro. Reka rero tubereke ko Mama Charlene yahageze kugira ngo tuze kugira byinshi tuganira by'umumaro. Mama Charlene tugira umugisha wo kubana nawe mu biganiro byinshi wakunze gutambutsa, wakunze kuvuga ngo ntago wakwemera kuba pasiteri kubera iyo mpamvu. Ntago navuze ngo ntago nabyemera kuba umushumba. Kuba umushumba buri ikintu cyose Imana yagupangira wacyemera, ariko ku giti cyanjye n'umutima wanjye naho wabimpembera ukampa amafaranga angana iki, mba numva nazarinda mpfa ntabaye umupasiteri cyangwa umushumba. Mba numva ari ibintu bitajyanye, nyine simbikunda. Kuba umuvugabutumwa biraguhagije? Kuba umuvugabutumwa nicyo kintu nishimira. Njye mba numva rwose n'Imana yazamfashiriza muri uyu muhamagaro nkakomeza nkaba umuvugabutumwa, kuko kuba umupasiteri cyokora Imana yabigushoboje ntacyo bitwaye, ariko kuba umupasiteri kuyobora abantu ndebera nk'abo nyoboye ntabareba, nta naho mpurira nabaho bangeze rwose. Ngaho ibaze noneho mbana nabo tujyana ku igaburo, tuba turi kumwe mu rusengero, umva Mana uzankomereze muri uyu murimo ufite urahagije. Ntago mbyifuza. Ikindi nabo uzajya ubona babibyiganira nuko batazi ko hari igihe Imana izabica zikabaryoza. Hari abantu bazi ko kuba umupasiteri ari amafiyeri bazarangiriza ku ruhimbi n'amatitire azarangirira inaha. Kwitwa ngo ndi pasiteri nyoboye abantu b'Imana ni umurimo mugari bazaterura bakawumurikira Imana. Abantu banjye wabayoboye uti? Ikubarire kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa nyuma.
uzi kuyobora abantu bajya ikuzimu n'abajya mu ijuru kandi ugomba kubajyana mu ijuru badashaka kujyayo. Ni ibintu bikomeye abantu bumva ari amafiyeri n'ayo mazina bakayavuga ubona nta kibazo, ni uko bazi ko bizarangirira inaha. Ariko wibajije ukuntu bitazarangirira inaha, ari uruhererekane bizakomeza, umuntu agahagarara imbere y'Imana, abo wanyoboreye bazana uko wabayoboye, abantu benshi bahita babivamo mu bupasiteri bakabisigira ba nyirabyo. Yego, ntabwo bizarangirira inaha. Hariya amatitire waba wararyiyise, upfa kuba wariyise izina witirirwa Imana ukayiyoborera abantu, uzishyura da uko byagenda kose. Birakomeye. Nanjye nzabazwaho nabwirije, ariko nzajyaniraho basi. Mama Charles, nigeze numva uvuga ngo hari abapaseri kenshi na kenshi bashoka bakajya mu zo wari bashumbye. Yego, n'abashumba barashumbye, hanyuma ejo batangiye gushoka mu zo bashumbye. Niba ari ukubakoresha ibyaha, niba ari ukubasaruzamo, hari message wigeze utanga kuri aba bakozi b'Imana. Hanyuma nza kwibaza n'ubuhanuzi, ese kubashokamo washatse kuvuga nuko? Usibye yuko wenda atari iyo mvugo nakoresheje, ariko nashakaga iyo ni imvugo yanjye, ariko nicyo byabiri bisobanuye. Wenda ikintu nashakaga kuvuga ni abantu b'abayobozi, abo ba bishop, abo ba apotre, abo ba pastor, abo bitwa ngo ni abashumba bafite intama bayoboye, ariko baterera imbuto abo bayoboye. Usanga bazirya bakaziryana n'iminono yazo, izo ntama baraziriye. Nibo navugaga ni nko kuyobora abantu ariko ntibagire icyo bagukuraho, aho kugira ngo bagukomerereho ahubwo bakagwa, aho kugira ngo bakugereho bake bakugeraho bakazima, aho kugira ngo bakugereho bakure ahubwo bakugeraho bakagwingira, aho bakugeraho bagakomera ahubwo bakugeraho bagakomereka. Nabo nashakaga kuvuga. Icyo washaka kuvuga. Hanyuma uba mu itorero rya ADPR, uribarizwamo. Uyu munsi sinzi niba nakikwemera ariko. Kunyemera? Kunyemera ubwo ushatse kuvuga. Mu rusengero kuba wakomeza gukora icyo gatuti ukabwiza ngo muvuga ubutumwa. Gatuti si udututi ubu turahari. Ariko njyewe reka nkubwire. Ahantu bafunguye ariko. Oya, abantu bafunguye muri ibi bihe bya corona, uko biri kose ibihe bya corona nta n'abantu bagikunda gutumirwa. Kandi uko biri kose ubu nanjye afite urusengero. Mama Charles ni official. N'urusengero. N'urusengero. Niyo batagutumira nta kibazo. Ariko si ubwo reka nkubwire. Ese wari uzi ko kura kuntumira bimvuna? Naravunikaga. Niba nandeke nduhuka. Ngize ngo baguhaye letere guhagarika, bakumenyesha ko wagaritswe mu nshingano z'uvuga. Nakoze iki se? Ako namwe mamunyifuriza ibintu bibirata. Bampagarika nakoze iki nyine? Cyewe nta cyaha nakoze cyatuma bampagarika, kandi iyo letere nta niyo nzi. Nta niyo nzi, kandi naho bayima. Kugira ngo si naho bayima nareka kuvuga. None se undi hari mu magambo mvuga hari wampaye matatu. Nta na rimwe ahubwo. Mbabarira umbwiza ukuri. Kuva icyambere nta nuza aho naturutse. Bagiye ko nabumva ngo mukesha Imana emerita. Muri make n'Imana yampamagira babwira ngo munyoborere uyu muntu wanjye. Hanyuma Imana ingabira umurimo, kandi ijya kungabira nta nyobozi yigeze iteranye, nta mushumba n'umwe yahamagaye. Bibaho se ko umuntu muri ADPR bamuha gatuti batarateranye? Oya, ndabara Imana. Ubu se hari umuntu uzi igihe navuganiye n'Imana ijya kumpamagara uko bizitanga abagabo? Oya. Irakwihamagarira ikagusukaho ayo mu ihembe. Wenda byaba ngombwa ugasubira mu ishyamba ariko akuriho. Ubwo se wajya kuvuga ngo urahagarika ivugabutumwa ryanjye mu magambo mvuga wampaye mangahe? Usibye ko ibyo ngibyo ni n'ibihuha by'abantu, ni ibihuha by'abantu ntabyo nzi, ntago baguhagarika ngo bareke kubikubwira. Ariko se undi baba bampora iki? Nta nubwo babikora. Uva mu idini ry'abayisilamu wese ujya muri ADPR, ufata n'imico yaho. Imyambarire ugira na mbere y'uko uza mu idini rya ADPR niko wiyambariraga? Wenda nza muri ADPR byarakabije, ariko ndi n'umusilamu nuko nari imeze. Uku kuntu mbona iyi natirere yanjye. Nta niyo tubona ku musatsi uhora hapfutse. Oya rose. Ntago mu mutwe ariho haba natirere gusa. Uku mbona ahantu hose ndi n'umusilamu niko nari imeze. Kubera ko nabaye umusilamu bampfumuza amatwi. Ngashyiraho amaherena. Ntangira kwambara ibikomo ku maboko no gusiga. Ubwanjye nta muntu n'umwe ubimbwiye. Nkajya numva ijwi nkiri umusilamu. Nkajya numva ijwi rimbwira ngo ubwo uri urimo uribona.
kuraho ayo maherena nk'abanyakuyemo, nasiga ku nzara, ubwo ni ubwibone, kuraho ibyo bintu bihanagura, nkahita mbihanagura. Nagiye kuva mu basilamu nta birungo, nta bintu byambagaho. Noneho ngeze muri ADPR nawe urabyumva, bihumira ku amata babyaye amavuta. amavuta, kandi biranyuze nta na kimwe, ndabyishimiye kuko nta kintu bintwaye. Mama Charlene, uyu munsi umaze kugera muri ADPR wamenye ko hari andi matorero abaho y'ububyutse yagiye avuka nyuma, hanyuma wowe ushimye imyambarire yawe n'iki kandi n'umwuka wakubwiye. Yego. wowe ubonye abambaye kwa kundi gutandukanye n'uko wambara, benshi bacira n'imanza pe, kubera twe tutari bucira imanza, kubera ko twe tutari bujye mu manza. Wowe ubafata gute? Okay, hari ikintu nize gikomeye. Mbere hari imyumvire nani mfite ariko ya kera. Yes. Ariko buryo uko ugenda ubana n'Imana, koko Imana ari umunyabwenge kugabanyirizaho, ukagenda urushaho kumenya no gusobanukirwa. Bariya abantu basenga bameze kuriya, kera najyaga mbona ari imburamukoro, ariko Imana igenda inyungura ubwenge inyereka, sanga ni abantu b'Imana. Impamvu nabonye ko ari abantu b'Imana, ntago ndabona imvura igwa ngo ikatire mu kwanjye aho ngo ireke kugerayo. Mfite ibintu binyereka ko abantu ari abantu b'Imana, naho yaba ari umusinzi ari mu kabari. Ibyo bintu narabirenze, kubera ko ndibaza ngo bari abantu Imana iza kubitabemera, nta n'umugambi bafiteho. Imvura yazajya ikatira mu mirima y'abambika umutima n'abambika umubiri, abandi ikagira ite, ikabihorera. ariko ukuntu nabonye bimeze, nasanze abo bantu bameze gutyo, ndetse nambe nabo basenga bambaye ubusa. Hari n'ababwambara ntibanasenge, banatoka Imana, bwate Imana so Imana ibiki abantu bapfaga idahari bakayituka, ariko bahinga igahita igusha imvura mu mirima yabo, bacuruza bakunguka disi, batwita disi bakabyara neza, babyara bakanaheka, bashaka bagahirwa, bakiga bagatsinda. Nasanze ibintu byo guca imanza ni ibintu bitari ibyacu. Ikindi nabonye bariya abantu urebye nabi bashobora kugutanga mu ijuru, wowe ugasigara urindagira hariya. Kuko imikorere y'Imana, Imana ni umubyeyi ufite umugongo mugari, ihetse isi, kandi n'Imana ifite uko izagenza abo yiremeye. Suzugura umuntu ngo ni buzizi, ejo bundi agafata mikoro akavuga Imana, isoni zikakwica. Usuzugura umuntu ngo ninda, ejo bundi Imana ikamukarabya mu kanya nk'ako guhumbya, Imana ikamuha mikoro akavuga Imana, ukumva urapfuye. Ibyo rero ntabwo nkibirebaho. Ikindi, nimba njyewe wenda urugero nambara ibi, mbere ntarabyambara nari iki, njye ko Imana yampamagaye nayihaye kamverope, hari ruswa nayihaye, imbabazi Imana yangiriye izazigirira n'abandi. Nuko mbifata rero. Ayo madini nta kintu bantwaye, gusa dore abambabaza, mbabazwa n'abayobozi babo. Gute? Bari abantu basengera mu madini agenda avuka, ni abantu bashaka Imana, ni abantu bakunda Imana, bameze nk'abantu bafite icyaka cyo mu mpeshyi. Nagiye mbabona naho najyaga kwigisha, urabona inyigisho zanjye, naragendaga nkabigisha nkababwiza ukuri, kuko nabo kwigishwa. Nkareba nk'umukobwa wambaye ijipo igeze aha, kandi arimo arabyina ari ku ruhimbi, akiyuzuza n'imyuka. Akiyuzuza? Ni imyuka. Umwuka utakwigisha kwambara ntabwo aba ari umwuka, ni ukuri kose. Ukabona ari kwiyuzuza imyuka. None bihuza gute kwambara? Urumva niba yambara gutya se akambara akantu kagufi, bivuze ko byatuma tuzura umwuka? Reka nkubwire ukuntu umwuka wera nkuzi, ngewe narawuzuye, ntabwo ari uwo nize. Indimi mvuga ntabwo ari zo banyigishije, ni ururimi rwaturutse mu ijuru, kandi umwuka nuzuye ni umwuka wera, ntabwo ari imyuka. Umuntu ufite umwuka nawe hatavuga ngo warawufite, iyo murebye uramumenya, uri kumva. Kandi umwuka wera iyo akugezeho, ikintu cya mbere akwigisha kuvuga, akwigisha kwambara,
akwigisha imyitwarire, akwigisha disipurine, akwigisha imibanire. Hari ku buryo n'ugukubisa amaso avuga ati mbega umukobwa ufite umwuka. Kandi kugira umwuka si ukuvuga mu ndimi, si no kubwiriza cyane, ahubwo umwuka ubwawo ufite umwimerere, n'uwo ufite ubona ufite umwimerere. Impamvu nkubwiye gutyo, urabona hari ukuntu biyuzuzaga ukabona umuntu ariyujuje ariko uwushaka ntabwo umwuka wakora ikosa wo kugira ngo uze wuzure umwuka wera, wigira ukuntu uze kwambarira ubusa abantu. Ntabwo umwuka wera ari injiji, ugira uburere ukagira na disipurine. Hanyuma nyine nkabigisha, nabigisha hari igihe ubonaga wenda bari nko kubyina ukabona ni ingwatira, ukabona umukobwa bari mu rusengero, ukabona umukobwa n'umusore bameze batyo. Nahaguruka nkababaza ntari kuzi ko wagira ngo mwari muri buwate, mwibuka ko aha muri ari ku ruhimbi, inuzi ko muvuze ibikobwakobwa mukavuza induru ukagira ngo muri sitade, intuzi ko wagira ngo mwaje gufana ba basore bacu babajama baririmba indirimbo z'isi. Mujye mumenya aho muri ko ari ahera, mumenye ibikorerwa mu rusengero n'ibikorerwa muri stade. Urumva nkababwira muri ubwo buryo za nyigisho zanjye, ariko nkarangiza baca bugufi bakihana. Niho nabonaga ko ari abantu bafite icyaka cyo gushaka Imana kimeze nka cyaka cyo mu mpeshyi. Uri kumva? Ariko namara kwigisha kubera za nyungu z'aba bene wacu, bamwe babayoboye bashinze amadini bafite impamvu, ukabona nibo barakaye bakandakarira. Abaririmbyi bose bapfukamye n'abasengeye, abakirisitu bihannye, ndatashye barampobeye, mukozi uzagaruke, Imana iguha umugisha. Ukabona barabohotse, ntabwo bagize ikindi kibazo, bishimiye ko bigishije. Ariko wa muyobozi, nge abayobozi mno nagendaga ngirana nabo ibibazo. Hari n'uwigeze ambwira, bari barakumbwiye ngo ufite amavuta ariko sinzi ko ari uko uteye. Ese gute muyobozi? Oya rwose ufite amagambo atyaye. Nakuze amagambo nimba atyaye akaba ajyanye n'igihe, abo yabwira bakaba nabo batyaye, atyaye gute? Ntabwo amagambo atyaye kuko n'ababibwirwa baratyaye. Vuya turi umugore ntakongere kunkandagirira he ku gatute, hakaba uzagaruke, hakaba n'abagera hagati. Ese mukozi kutaragaruka rwose turaje tubwire umuyobozi wacu uzagaruke. Ntashobora kubyemera kubera icyo intego afite. Bari abantu gusa nzi neza ko Imana izabagirira neza. Bagaburirwa ubwatsi buboze, bagaburirwa ibiryo bituzuye. Niyo mpamvu badakomera ko kuko bashaka Imana. Imana aho wayishakira hose izagenda ibasange kandi izabiyereka. Urakoze Mama Charlene. Uyu munsi ushinze urusengero rwawe, disipurine wumva yaba iri mu rusengero rwawe ni iyihe? Nawe urabyumva? Ntabwo ndabyumva, nibwo ngiye kubyumva. Uko biri kose usibye ko nta n'urwo nashinga, ariko runabayeho umuntu wese yagendera kuri disipurine nk'iyo mfite. Ntabwo nabishobora kukubwira ngo uzaba umuyoboke wanjye wambaye imini. Nakureka, ariko nakureka ukaza ugaterana, ariko sinakubatiza, nta n'igaburo ryera nakujyanaho. Ariko nakureka ukaza mu materaniro yose nta kibazo, mbese ukaba nk'umuvumbyi, kavumbawari. Mu Basilamu hari abantu bitwaga bakavumbawari, baba Abasilamu muri mwezi Ramazani, bakambara ikanzu kugira ngo bajye kuvumba umuceri. Nawe nakugira akavumbawari. Ariko nta nshingano? Oya ntayo rwose, ntabwo waza kudiyakona wambaye ubusa. Reka njyewe mba numva bindwaza biriya. Uyu munsi rero hari uruhande rwanjye, hari urusengero dufite rwitwa Mama Charlene Official. Kandi buriya uyu munsi iyo turebye dusanga ari bwo ubwiriza abantu benshi barataho mu rusengero. Kuko umuntu agiye kuri social media akandika Mama Charlene, yabona abantu bagukurikira ari benshi. Avuga ngo urusengero icyo wifuza gukoramo cyane cyane ko dufite abantu benshi bababaye, bashonje, bafite abana bafite ibibazo. Nagira ngo menye niba muri proje zawe, muri itorero ryawe ushumbye, nta gahunda yo kwita ku bakene, imfubyi, abapfakazi waba warashizemo. Bazanyihanganira kuko nta giseke cy'amaturo. Urabona
ntabwo bari kubampa amaturo. Urusengero rwanjye ni danje, ndavunika nkatagangara njyenyine. Urumva abantu ushumbye nta maturo bampa pe, nta n'uwangurira amabuye ngo shyire muri mikorofone, nta n'uwanyishyurira kameramani ukwezi kumwe, nta n'uwangurire interinete nakoresha amezi 2. Ubwo rero kuvuga ngo abantu bo mu rusengero rwanjye bashonje bazihangana, Imana nintera inkunga ku giti cyanjye, kuko njye nzaba umubosi. Ayo maturo yabo bayama batayama, njyewe ahantu ndi kubiba nzi ko nzasarura. Umushinga afite n'intego yanjye, Imana ninyagurira imbago, kuko n'ubu ukundeshya hari ibyo nkora. Rero nakubwiraga Imana ninteze imbere ku giti cyanjye, nk'uko nabivuze. Ikintu nifuza ni ugufasha abantu kugera mu rwego nshaka, kugira ngo izi nyigisho nanone nigishije mu buryo bw'ijambo, ariko nigishe no mu buryo bw'imirimo bwagutse. Yego. Uyu munsi uri umudamu, kandi tuvuga abagore bagiye bagaragaza ko babaye intwari, tutagiye no muri Bibiliya no mu buzima busanzwe twagiye tubona ibyo bakoze. None uyu munsi iyo urebye uburere abana bawe bafite cyangwa uko bangana naho bageze, ku byishoboza uri umugore, kandi abagore badukurikiye uyu munsi bari guhungabanywa no kuvuga ngo ibi nge nabishobora, biramutse bigenze gutya nge nabishobora, ese bigenze gutya nabishobora. Ariko wowe ku bana 5 uri umugore i Kigali, udafite ofisi ikomeye, udafite amangazini akomeye, ndibuze kwibaza ngo komeza utumenereye ibanga ku badamu bagukurikiye bashobora guhura n'ikibazo nk'iki ngiki. Ubundi hari abantu nkunda, iyo umuntu avuze ngo sinabishobora, uko biri kose ntabwo ibihe bijya binegosiya n'umuntu. Ibihe iyo bije bikakubwira ngo ndakugira imfubyi, ntware mama wawe, ntabwo negosiya nabyo ngo hoya sinashobora kuba imfubyi. Uko biri kose ugomba ibishobore kuba imfubyi, kuko nta kindi uri burenzeho. Aba rero bavuga ngo ntibabishobora, babigezemo bagira gute? Babigezemo burya babishobora, kuko ntawe bitabera. Namenye neza ko umubabaro nta muntu utababara uba ku isi, kandi n'umunezero nta muntu utanezerwa. Buriya rero wabigezemo. Nanjye ibi bintu sinandikiye Imana, ntabwo nigeze nandikira Imana ngo ingerekeho ibi ngibi. Yabyanzuye iri mu ijuru irabinzanira, nanjye mbyakiriza 2, kuko byavuye ku mugabo wo kwizerwa. Noneho rero kuvuga ngo kubishobora, impamvu abavuga ko batabishobora nuko bajya biringira andi maboko y'ahandi hantu. Ariko buryo wiringiye Imana ishoborera muri wowe. Nk'ubu njyewe nta stress ngira zikize, nafashe imizigo yanjye yose nyikorera umwami. Niyo mpamvu ubona ngenda nk'utagira imizigo, kuko abantu impamvu bibananira barabyikorera. Ntago nakikorera abana 5 ngiye ngo mbashobore. Ikintu cya mbere nuko nabafashe nkabagira gute? Habaha Imana. Kandi na mbere mbyara bajyaga bambwira ngo mbyara abo nshoboye, nkababwira nti nanjye sinishoboye, ubushobozi bwanjye buri mu Mana. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyega, uhora uhamye iteka ryose. Umuntu wese uziringira ubwenge bwe n'imbaraga ze n'ibitekerezo bye ntabwo azabishobora. Uzabika ubushobozi mu kazi, ejo bundi bakugabanye mu bakozi. Ubika ubushobozi mu murima, ejo bundi birengerwe. Uzabika ubushobozi mu kiduka, ejo bundi uhombe. Ariko uwabitse ubushobozi mu Mana azarinda apfa, arinda asaza, imvi ziba uruyenzi, Imana ikimushoboje. Ikindi cya kabiri, hari uburyo nagenderera mu Imana, ku buryo nanjye kunderera kwa ari ngombwa. Natangiye ivuga butumwa nkikizwa. Ukira utarakomeza so kukuvangira wibuze gukomereza aho ngaho. Iyo ukoze ijanisha usanga bavuga ngo ntawarezwe n'umugore. Bivuze ngo abagore ntibarera nyine nkuko bavuga icyo gitsuri. Wari ugiye kuvuga uti narereye Imana. Hanyuma ukomeje no kwajyaga mu ivuga butumwa, wowe nyine n'irihe banga wakoresheje kugira ngo umugore utandukanye n'abandi bagore mu mirere kabone naho baba bafite abagabo? Okay. Wenda umuntu ushobora kuvuga ngo abagore ntibarera afite imyumvire y'abakera. Bamwe bavugaga ngo abana b'abakobwa ntibagomba kujya kwiga, hajya higa abahungu. Abo bo turabababariye nimba se baracyahari.
umuntu wavuga ngo abagore ntibarera waba ufite ikibazo gikomeye nimba uhari ribu yazagufata pe. Abagore bararera, maze abagore basigaye barera abana n'abagabo. uzi kurera abana ukarera na papa wabo. Abagore bararera, abagore bararera cyane, bararera kandi barabishoboye. warereye Imana gute? Okay, nicyo nashakaga gusobanura uburyo narereyemo Imana. Urabona Imana yampamagaye imbwabira umurimo wo kuyikorera ukomeye. Kuba Imana yaguhamagara ikakugira umuvugabutumwa w'umugore, hanyuma ukabibasha ukabwiriza umwaka wose, waba utwite, waba ufite uruhinja, yaba igiye kuvuka mu giterane, hose ako kazi aho bagutumiye ukagenda. Bakubwira ngo muri niba turukamara icyumweru wigisha niba turubyuka saa 9 z'ijoro unatwite. Bati rwose twumvise twaryohewe, ongeraho ikindi cyumweru nacyo ukakimara. Wava muri niba turukajya kwigisha amateraniro yo ku manywa, wava kwigisha ku manywa ukajya kwigisha abaririmbyi n'injoro, ukabaho muri ubwo buzima utari ikigande, utagandira Imana. Ni ukuri kose nta kuntu itakurerera. Ni hahandi nayo yirahira, waba wicaye ikavuga iti nduwiteka ndirahiriye abana bawe ntibazicwa n'iki n'inzara, kandi urubyaro rwawe ntabwo bazasabiriza. Ikindi abana bose bazagukomokaho, abo wabyaye ubona abandi utarabyara, intebe zabo nzitereye mu bwami bwo mu ijuru. Hari ikintu gitera Imana gukora. Hari imirimo ukorera Imana ariko ukayikora unakiranuka, kuko abakozi ni benshi. Ubundi hari imirimo ukora Imana ikajya iyandika kuko nawe wiyandikishije, ariko hari ibintu ukora Imana ntimenye ko wanabikoze kuko igitabo cy'abakozi utabamo. Hanyuma ukayikorera neza. Ngewe kuva nahamagarwa uyu murimo narawukoze ntiganda, nkafata umurimo w'Imana nkawigerekaho. Hari abantu bakorera Imana agakora pasiteri akitanga ariko azi ko mu giturisha ari budaheho. Ariko ngewe nakoraga mvunika. Icyambere narakoraga haburara, nakoreraga Imana inzara ikanyica, nakoreraga Imana nkakubitwa, nakoreraga Imana nkarara hanze, nakoreraga Imana abashumba bakantuka, najya naho nagiye navuga ibintu bakanyambura bikoro bakantoteza, ariko nejo gasubirayo. Mbese hari ibintu ukora Imana bikayikora ahantu ikavuga iti nduwiteka ndakugabiye. Uri kumva ko yuko nagiye mpura n'ibikwazo muri uyu murimo. Kumara icyumweru utari mu rugo mu bana bawe, wenda ndavuga nk'umugabo yarantaye. Bundi umugabo nta nibwo natangiye gukorera Imana neza, kuko nta biranteze. Ntiyambwiraga ngo nturi burenga, kuko mbere nagendaga rimwe na rimwe kare nkagenda nihishe, nkagenda nkoresheje uburyo atari bubimenye kugira ngo ntamubangamira. Nagira ibyago nafatwa akubitwa. Ariko aho yagendeye niho natangiye gukora bien. Sinavugaga ngo narabyaye, najyaga nigira umusiribateri. Kintu nakoraga abana no kubahahira, byaba bihari byaba bidahari nibyo, sinigeze niganda. Ndibuka umunsi umwe nabuze umwana yagiye ku ishuri. Impamvu nkubwira ngo aho nakwe n'iryo jambo, mbura umwana yagiye ku ishuri ntiyataha, dore nayivana ntiyataha mu rugo, yitahanira n'akana bigana mu wa mbere barigendera. Ndategereza ndaheba, saa 10 ziragera ndaheba, saa moya saa ninjoro bikururi. N'ukuntu ukunda abana ba okay. Ndicara ndavuga nti wa Mana yanjye we, ikosa ntari bukore ni ugushaka babagabo ngo bafate vuvuzera, bagere ngo hari umwana yari yagiye ku ishuri yiga mu wa mbere ari mu kigero no kuri WhatsApp bose ibyo byose simbikora. Ikindi sinakorereye, nyibwira aho nagenze n'amaguru, nyibwira aho najyaga njya kera bakiye mu biturage, nkaza narwaye amavunja. Nyibwira aho najyaga bakabura aho bandaza nkarara ku musambi. Wowe urwara amavunja? Hari ahantu wajyaga ni kera ariko ntabwo bikihari muri uru Rwanda. Imana yatugiye bigenjeje neza. Hari aho najyaga nkataha yanyinjiye amavunja kubera imbaraga se. Naryama nkaryama ku musambi wonyine,
hakabaho njya harukora urugendo rw'amaguru nta na moto zihanyura kuko ari mu giturage gikomeye. Hari n'ahantu najyaga nigeze njya ni ahantu kure nakoreshaga urugendo rw'ibihumbi 7 kuri moto uvuye kuri kaburimbo aho imodoka imbanye i Kigali, nkakora urugendo rw'ibihumbi 7 kuri moto mu giturage. Noneho nkabara n'inshuro nagendaga nitura hasi n'umumotari kubera kunyerera. Ahantu habi, aho hantu ho barambwiye bankunda kubi, barambwiye ngo nta muntu w'ikigaruza hano kabiri, ariko bagiraga igiterane kuko bazi ko njyayo ninjye batumiraga. Ngenda nyereka ndayibwira nturibuka ukuntu nakubiswe, uribuka ukuntu byagenze gutyo, uribuka cyagiye banyambura bikoro, uribuka nkanura bakangubita. Uri kwibutsa uza umwana? Yego. Mbwira Imana nti sinakurereye neza, mbwira Imana ngo hari aho wantumye nkanga kujyayo, mbwira Imana ngo mu myaka maranye nawe nigeze nkugandira, sinagendaga ntwite nkagenda mfite uruhinja, igihe nakubitwaga mvuye kugukorera nkarara hanze nigeze mbireka. Ubundi hari igihe cyo kwibutsa Imana imirimo. Ibi noneho nari ifite hari ahantu nagombaga kuyobora amateraniro ninjoro, ndavuga nti nimbibwira bene wacu barita banteza isi, mitanyiranya ngiye guceceka n'ahandi buyobore nta muntu ndi bibabwire, ahubwo ngiye kuyobora amateraniro. Uri kumva? Wabuze umwana? Nabuze umwana ari mu rugo ndacecetse. Icyo ukora mbibwira se, ndavuga ni kuko hagize ikibazo yavuga ati kuki wambure iyi mwana ntuvuge mbari we mbwira. Ubundi ndagenda nyobora amateraniro nabuze umwana. Saa 2 ndayobora, saa 3 ndayobora, saa 4 ndayobora, saa 5 ndayobora, saa 6 ndayobora, saa 6:00 ndataha njya mu buriri ndaryama. Bukeye mu gitondo hamagara umuyobozi w'ikigo aho yigaga, ndambwira nti nabuze umwana muze kureba ko yaje aho ku ishuri. Mbwira Imana nti rero ngiye kugukorera, ariko wibuke yuko nabuze umwana. Wiyirande nimba yanapfuye azuke. Kandi aho hari hamaze iminsi bavuga ibintu byo gushimuta abana. Ndagenda rero fata inzira njya kugira gute kongera kujya gukorera Imana. Usize mu rugo nta mwana adahari? Adahari. No kwishuri batawe ko ntawe? Ntawe. Aho uzumva gukozwe mu biki? Ubundi rero udafite arya nk'umurwayi. Sibyo? Nimba ntarebera hose icyarimwe. Erega nakubwiye ngo abantu batizera Imana baravunika. Ibintu ntishobore cyambere icyo gihe se negwita ncana maremare ngo menya aho ari. Ariko iyo Mana nari natumye ngo ndebere umwana. Uko yari yamaze no kubona aho yaraye. Burya niyo mpamvu Imana nta stress igira. Nuko ibibazo byose ibisubizo byose dufite ifitane. Twibaza ifite aho yabibitse. N'ubutabazi bwose twakanuriye amaso yifite ahantu ihitibiko ntigirwara umutima. Noneho ndagenda ntega moto nsubira mu ivuga butumwa. Ndakugendeye ngeze ku rusengero ndi kuva kuri moto numva telefone barampamagara ku ishuri. Alo, kagira ngo tukubwire ngo wa mwana Ayivani yabonetse. Ubwo se ubundi stress nari kugira zari kumarira iki? Imana ishakira umwana ntavuze induru, ubwo rero guhamagara umva nabuze umwana. Oya, ni ukuri kwiringira Imana biragoye. No kuyigirira icyizere biragoye, kuko abantu umuntu wo kugira ngo yizere Imana ishobora byose yakizera umuntu ushoboye bikeka arebe byako kanya. Ariko Imana nayikuyeho byinshi, ubwo se Ayivani mba mubonye gutyo. Rero kuvuga ngo Imana kunde na n'isaha naho bashyingura uyu munsi, nzi neza ko ikintu bita umwana wa mama Sharirene mw'isi y'ababa ntiyaba Marine, ntiyasyaga, ntiyaba imbobo. Umwana wanjye ahava akagera azabaho neza bien, kuko mfite uburyo namuteganyirije hamwe n'Uwiteka, kuko hari icyo Uwiteka yambwiye. Niyo mpamvu rero ubona ntacogora, nagendaga muri izo sengera bakampondagura, ariko bakamponda nagiye kurera abana nareze nabo nareze mu buryo bw'umwuka, mbareresha ibyo kurya by'umwuka Imana bagayampaye ishyirira abana. Imana ikabakarabya inyuze muri nge, ikabambika inyuze muri nge, bamwe bakabona ubugingo inyuze muri nge,
bakabohoka inyuze muri njye, bakagira ihumure inyuze muri njye, bagakomeza urugendo inyuze muri njye. Ubwo rero ibyo ngibyo ngomba kwicara ubundi kanderera nanjye, ubundi nanjye nkayirerera. Ubundi kuyirerera kuri kamera niho isi igeze, kuri iri koranabuhanga. Niyo mpamvu ubona uzabona ibyigisho bya Mama Shane Rwanda bigiye kugera mu 1000. Niyo mpamvu ubona abantu bita ibihosho, ariko sinahava, ngomba gukomeza nkayirerera. Namara kuyirerera nkutumye Musanze aho fisi wanjye yiga, nkutumye aho Sharirene yiga, ngutumye aho Ivan yiga, kandi koko nayituma ikantumikira amaso yanjye akabireba. Yego Mama Sharirene, umugore w'intwari ntatinya kubivuga, wakunze kuvuga gukorera Imana ukiranuka. Yego. Iyo urebye kenshi cyangwa se uri n'umuhanuzi, hari ijambo mubona ko ngo Imana izabahana, kandi cyane cyane aho tugarukaho n'abakozi b'Imana basa n'abashumbya abandi. Rimwe na rimwe mushingira ku kimuvuga ngo Imana izabahana bakoze iki? Iyo tuvuze ngo Imana izahana abantu, tubabwira n'iki izabahanira ariko batihana. Reka dore ko byitwa abakozi b'Imana uyu munsi. Abakozi b'Imana bari mu byiciro byinshi. Hari abakozi, mbese ni nko kubona leta ifite abakozi ariko mu makampani menshi. Hari abakozi ba leta b'abaganga, hari abakorera leta b'abavoka, hari abakorera leta b'abadiregiteri, hari abakorera leta bafande. Mbese leta ifite kampani nyinshi, n'Imana rero ifite kampani nyinshi. Hari kampani y'abaririmbyi, kampani y'abadiyakoni, kampani y'abapotre, abapasiteri, abashumba, abavugabutumwa, abahanuzi. Ni muri urwo rwego rero. Ntabwo abakozi b'Imana ari abavugabutumwa gusa n'abafite inshingano zo kuyobora. N'umuririmbyi nawe ni umukozi w'Imana, na wa munyamasengesho utazwi ni umukozi w'Imana. Umuntu wese witiriwe Imana akagera ikirenge mu cy'Imana akemera kuba umwigishwa w'Imana ni umukozi w'Imana. Iyo tuvuze ngo Imana izabahana, n'ubundi izahana, ariko izahana banze kwihana. Yego, ariko umuntu iyo yihaniye nta rundi rubanza. Tugira kamere twese, buri wese uragira kamere. Rimwe na rimwe hari ubwo ujya mubaza ngo Mama Shane ni mwiza na Mama Shane ni mubi, kugira ngo abadukurikira bavuge bati si wa mugore, ariko bafite icyo bashingiraho. Icya mbere, Mama Shane ni umushizi w'isoni. Imvuga umushizi w'isoni benshi bazi ngo ni umuntu utukana, siko mu Kinyarwanda benshi babizi. Ariko ni wa muntu ushobora kujya kuri kamera akajya imbere y'abantu ukabona ashize amanga, dukoreshe gushira amanga. Mama Shane witonda, disi utavuga menshi, disi udashoboye no kuvuga. Ubundi Mama Shane umuntu umubonye bwa mbere ninde Mama Shane? Mama Shane ni umushizi w'amanga, ni umushizi w'amanga, ariko ntabwo ari umushizi wazo. Isoni, kugira ngo babyumve neza. Ni umugore ushize amanga. Kandi ubundi sindavuga ngo kubivuga abandi babo ntibazi uwo ndi we. Erega burya n'abamvuga uko ntari nabo baranze. Buriya niyo bageze rya n'imitima yabo barabizi, kuko ntangewe sarubwo ndi mu gikarito, simpfundikiriye mu gikarito, nta nubwo mpfundikiriye mu kibindi. Uko meze ni ibintu bigaragarira buri wese, uri kumva? Kandi burya kuvuga gakeya ntabwo ari ko kwitonda, kandi no kuvuga cyane ntabwo ari ko gusara. Ariko njyewe mba niyumvamo ko ndi umuntu w'umushizi w'amanga, ushira amanga. Mbese ndi umuntu Imana yavanye ivata mu kanwa ngo ayivugire. Naho rero umuntu wese akurebye bitewe n'urwango akwanga, ashobora kukureba kuko akwanga akakubonamo indaya, ashobora kukureba kuko akwanga akakubonamo ubugari. Buri wese akureba afite izina kwita bitewe n'uko akwanga. Kimwe n'uko umuntu afite uko akureba bitewe n'uko agukunda akakwita amazina. Nk'ubu hari umuntu wigeze anyandikira ati afande Mama Shane. Buriya hari ibyo yari yambogemo. Hari n'undi ujya kwandika akavuga turi intwari y'umugore. Mbese buri wese afite, iyo umuntu mukunda hari amazina wamwita, n'iyo umwanga hari amazina wagira gute wamwita. Ibibazo twibaza ni byinshi, ariko reka tugane ku musozo w'iki kiganiro cy'uyu munsi.
mama Sharene dufite abantu benshi bagukunda nanjye ubwanjye ntabuze kuvuga amazina wenda ariko barahari baho ubutumwa. Reka nkubwire, nimba hari ikintu nabonye cyiza mu buzima ni ukugira umuntu ugukunda. Noneho njyewe inshuti mfite muri iyi minsi mba numva nabwira Imana ngo wambabariye bose ukazabanjyanira mu ijuru, kuko mu ijuru nabonye ariho hantu heza abantu bazagera stress zose zigashira kandi bakiri no mu isi, Imana ikabaho umugisha. Hari igihe nagezemo cyo kwangwa ngira ngo nta muntu uzankunda, meze nk'imbwa y'umukara aho nyuze hose abantu bantera amabuye, ariko umuntu arampamagara akamwatamaje ndagukunda ukumva agiye no kurira kandi ari n'umugore cyangwa umukobwa. Noneho abagabo bo wenda bibatera isoni kumbwira ko bankunda kubera ya kamere y'abantu Imana akubwiye ngo ndagukunda ahita yibaza ibindi ko atamujye mubimbwira, mbahaye uburenganzira. Uri kumva? Kugira umuntu ugukunda ni ibintu by'agaciro. Nanjye nimba hari abantu nkunda ni abantu bankunda, ndabakunda ku buryo yaba corona yarabivanze yarabivanze gusurana ntibikira nk'ubu nta muntu nakwemerera kunkandagirira mu rugo kuko mbabwiye ngo baza bakuzura mu rugo, corona ni danger naho baba babiri. Mbese mbwira abanini dusenge corona igira ite irangire, ntabwo ninjye waba umuntu wica amategeko ya covid. Noneho rero kubera n'ubwinshi bw'abankunda n'abampamagara ntibambone, ndashaka kubinginga abantu bajya bampamagara mukambura ntimugacika intege basi, mujye mwihangana mwongere. Hari abantu batabanya kwihangana ngo rakosuri babasharire zira nimero zawe ubu zitagira ikigazi kandi mumbabarine nanjye rega ndi mu masharene w'umuntu sibyo rata. Nanjye ngira ibintu byinshi bituma mbura, ariko abantu bankunda nanjye I love you so much. Nize kuvuga icyongereza kubera mwe ndabakunda ku rwego rukomeye, aho umuntu ambwira ati mubashe nzakugwa inyuma. Urumva ko umuntu aranyandikiye kuri WhatsApp ati umugore w'icyitegererezo ku buzima bwanjye. Aho umuntu akubwira ari umukobwa ati nifuza kuzaba umugore mwiza umeze nkawe. Bara bose bantera courage. Niyo mpamvu ya mijugujugu ntabwo njya nyumva. Mfite abantu bankandira ibibyimba bakamaza amarira n'ibigambo by'ibihosho biteye isoni bimeze nk'iby'abajumba abantu baba bavuze. Inshuti zanjye ndabahobeye mu izina rya Yesu, ndabakunda n'Imana izabankundire kandi nzajya mbona ibyiza ku buzima bwanyu, njye mpora mbona amahoro kuri mwebwe, nzabona iterambere kuri mwebwe, nzabone mutwenga. Mbese kandi ikindi tuzahurire muri cya kirori cyo mu ijuru. Ubundi corona nivaho reka mbabwire ikintu tuzakora. Corona nivaho nk'ubu ngewe nta birori nakoze, ari anniversaire ntayo ndakora, nayikoze rimwe ari Sharene wanjye uyinkoreye nawe dore ntabwo yankoreye indi. Nayikoze rimwe nyikorewe na Sharene muri 2017 nibwo nakoze anniversaire. Ubundi suzi itariki wavugiyeho ariko uri umugome waba uzi itariki wavugiyeho cyangwa barayihinda babarira ibintu tuzabivuga umugome se ubona uzi itariki cyangwa emi ufite ubugome ubuze itariki yawe kwa Nida muzaza mukoreshereze umugore sinabivuze ni itariki y'abantu batazi igihe bavukiye. Urumva rata ibirori ntakoze wenda njye nkora anniversaire 3 mu mwaka, hari ahantu ngiye kugera nica umwaka nzakora ibirori by'imyaka mfite, nkora ibirori mwana we nzakora ibirori byinshi, nzajya ntumira inshuti zanjye imbere njye hari ibirori, nzakora ibirori, nzajya nkora anniversaire y'umwana imbere nk'ubukwe. Mbese nzajya mbatumira we corona nigira igende twongere duhure, nzanategura n'ibiterane n'abari hanze babizemo nibura duhure duhoberane. Inshuti zanjye ndumva nifuza kuzasangira nabo tugashima Imana tukarebana gutya imbona nkubona. Hanyuma rero ngaho Imana ibaho umugisha gusa nta kindi. Tugana ku musozo mu mashale. Ubu ngubu uri umuvugabutumwa, ni byinshi twagarutseho ndetse ni na byinshi ugaruka mu ivugabutumwa ryawe. Nyemera nkubaze ikibazo kimwe
utari witeze ko ndi bukubaza, uteganya kongera ubumenyi ku bijyanye n'ivugabutumwa, ndavuga nko kuba wajya mu ishuri rya Bibiliya cyangwa se teoloji? Ni icyo kibazo cya nyuma mbere ko njyewe buriya nari narayitangiye nize umwaka wose, nize amezi 9, ngira ikibazo gituma ntakomeza. Twe tugiye gukora ikizami, ariko ubu n'ubundi ndi kwiga. Kandi impamvu ndi kwiga ntabwo ndi kongera ubumenyi, oya ni ukuri. Ndi kwiga kugira ngo ubundi abo kubaho mu bubahe, nimba bakeneye ko twiga, njyewe ni ukuri ntabyo nenda kujya kwiga, bikumva. Ntago ari ukuvuga ngo ni ukwiga kugira ngo nongere ubumenyi, ahubwo nzaba ngiye kwiga kugira ngo sohoze gukiranuka. Yesu hari ijambo yavuze ati bikore umbatize kugira ngo dusohoze gukiranuka. Ubu se umuntu washaka kunyigisha Bibiliya yanyigisha ibiki? Uko nimba abayobozi bacu b'itorero bashaka ko twiga, tubikore kugira ngo two kubabangamira. None se umwaka si imyaka yose niga, iminsi yose maze nigisha kuva natangira kwiga. Natangiye kwiga teoloji nimba ari muri 2011, nimba ari 2012, natangiye 2004, kandi nabwirizaga abantu bakihana. Uko biri kose rero icyangiye byanyeyo, ntabwo ari ukongera ubumenyi, ntabwo ari ukubwongera rwose. Niyo uri gutampereza umwanya wawe busa. Oya, ntabwo ndi kumara. Njyewe buri kintu umuyobozi yantegeka nkabona ntabwo kimbangamiye kugira ngo yishime nagikora. Ko nifuza ko uzagira ubumenyi bwinshi se bwiyongera kubwo ufite. Nahita sara. Wahita usara? Nahita sara rwose, ntumvangire. Ubwenge bwinshi burasaza. Ikintu nkeneye ni ukurinda ibyo mfite. Mbwira Imana ngo Mana, komeza umpe imbaraga z'umwuka wera. Kuko ngewe ubumenyi bw'ibyo mvuga nta muntu uzabunyigisha mu kuri. Nkubwije ukuri, ntubona nko gutegura ijambo sinjya mbishobora. Ntabyo nzi kuva nabaho. Ndicarana Imana nkumva ijwi rimbwira ngo reba hano muri Bibiliya. Najya kureba muri Bibiliya, Imana igahita mpa n'ubusobanuro. Ijambo itampaye ubusobanuro naho warinyigisha ute sinjya mbibasha. Ugiye kumbwira ngo urashaka kunyigisha ngo nongere ubumenyi, Imana se ntibumpa buri munsi? Ubu urabona ndi muri 2021 hajya. Ndi muri 2021, ngomba kujya n'inyigisho zijyanye no muri 2021 kuko Imana nayize iterambere. Yego. Mama Charlene rero urakoze cyane, Imana igumugisha. Nge narikuzo Emi, nari kumwe na Mama Charlene nkuko wabibonye ni kwihumure TV. Nuhagera ntibagirwe gukora subscribe. Niba Mama Charlene inshuti yawe, gihe cy'umubwira hasi muri comment. Niba wamukunze mubwire nyine. Niba uteganya kumukorera anniversaire, yumubwire. Akeneye ibirori byinshi, ntabwo yigeze akora ibirori. Andi burangiye umuntu ashatse no kunkorera anniversaire, ntabwo yarindira igihe ngo navukiye. Mu kwa mbere. Ubu naho nayikora buri kwezi ariko kanaryozwa n'indi. Imana mugire mwakoze cyane, tuzasubira nawe vuba cyane, kandi hari byinshi arimo aradutegura by'umumaro. Ntibagirwe gukora like cyangwa se gusangiza benshi iki kiganiro. Imana igumugisha, mwakoze cyane Mama Charlene. Bye. Bye. Mwakoze.